Nyiranshimiyimana Claudine avuga ko yaburanye na Leonard Niyirora ko yajya yishyura indezo y'umwana babyaranye mu mwaka wa 2014 none ngo imyaka irasaga 7 yose ataramuha n'urupfumuye. Ikibazo cyanjye nareganye n'umugabo nabyaranye nawe mu bunzi 2014, umwana agize imyaka 7, ariko ikibazo cyanjye ntago bigeze bagikemura. Nateje kashi impuruza babwira ko gitifu agomba gukurikirana ikibazo cyanjye yanga kurigikurikirana, n'ubu ngubu ndega buri munsi ndagenda nta kibazo cyanjye bakurikirana. Hagira ikibazo cyo kuba nakarera umwana njye nyine n'indeze banyemereye ntayibona, n'icyo kurya kukibona birampenda. Mba hano mu mudugudu nta sambu umuntu aba afite, nubwo buryo nyine ndiho. Kandi noneho n'ikiciro mbona ndimo kinjyana mu ikiciro ndimo cya gatatu, nkabona kitanyemera kuba nanjye nagafashwa kimwe n'abandi kugira ngo nabo bana mfite bananige, mfite abandi kuri uwo nguwo. Icyo kibazo mfite cy'ubushobozi buke yamfite, kandi niwe twabyana akabiyanga kumfasha. Barabimutegetse turegana mu bunzi, nyine aratsindwa yemera ko azamuha 3 bya buri kwezi, agaha umwana amakayi, mbese ibishoboka byose by'ishuri. Nta na kimwe nigeze mbona. Nyiranshimiyimana ubayeho mu buzima bugoye bwo guca inshuro agatunga abana 6, aravuga ko uyu mugabo mu magambo yemera umwana, ngo n'imbere y'abantu yemeye ko indeza azajya yitanga ndetse akandikisha umwana no mu bitabo by'irangamimerere, ngo ariko nta na kimwe yigeze akora. Akaba ari byo ahera hasaba ko yarenganurwa agahabwa indezo y'umwana ndetse akandikwa no mu irangamimerere. Usanzwe rwose ngiyewe mbaho uko naciye inshuro nibwo ndya. Abana 6. Yitwa Nirora Leonard. Aramwemera ariko no kumwandikisha yanze kumwandikisha, kandi yavuye aho avuga ati ngiye kumwandikisha. N'ubu kugeza umwana ntiyanditse. Kugira ngo banye muri ikibazo cyane nyine umwana abone ibyo nagenewe kuba byamutunga no kugira ngo yandikishwe. Muzungu Elam umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari Kambari aravuga ko urwo rubanza yarurangije koko, bemeje ko uwo mugabo azajya yishyura indezo ndetse akandikisha n'umwana mu bitabo by'irangamimerere. Ngo ariko ubwo niba imyanzuro y'urubanza itarashyizwe mu bikorwa ngo bagiye kongera babikurikirane, ngo kuko kurangiza urubanza ni kimwe no gushyirwa mu bikorwa ni ikindi. Ari naho ahera nenga Claudine kuko bataraje kubabwira ko imyanzuro y'urubanza itashyizwe mu bikorwa. Ariko icyo kibazo ariko n'urubanza nanjye nigeze nararurangije, urubanza nararurangije. Gusa ahubwo ikibazo yaba urabona nararurangije n'imyanzuro n'intuza ni inyandiko mvugo y'urubanza nayo ndanayimuha. Ubwo ahubwo cari gisigaye ko ari ukurikirana ko uwo mugabo yagiye kwandikisha mbese uwo mwana, ndetse ko anishura ari amantuza ayo mafaranga y'indezo agomba kuba kujyamuha. Ubwo rero nukongera nkajya gushaka uwo mugabo, abandi tukongera tukamusaba n'ubundi, kuko kwari kururangiza nuko uwo muntu no ashira ibyo bintu mu bikorwa. Ubwo rero nukongera turajya kumushaka tukamugira akandikisha uwo mwana. Ubwo rero birasaba yuko Claudine ico kibazo nayo yagakwiye kuba yarakitugejejeho, naho tukongera ko bitari mu bitashizwe mu bikorwa. Ubwo rero ibyo byombi byose bizajyana, kuko niba igihe twatangire kugira tururangije byagakwiye no kuba byaratangiriye guhera ico gihamuha n'ibyo bitatu. Ubwo rero n'ubundi tuzakora abantu bakubanye imyaka yabatarayimuhayemo, ubwo nayo byose bigire. Tungandame Munezero Pierre, Prime TV mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo.